Reka tubasuhuze cyane kandi tubifurize gukomeza kugira ibihe byiza mwahisemo gukurikira amakuru ya Igika TV Rwanda. Nitwa The Fresh. Tuba twagarutse ngo tubabwire amakuru abagenda agezweho mu duce tugiye dutandukanye mu majyaruguru y'igihugu cy'u Rwanda, mu majyepfo, iburasirazuba, iburengero bwaryo ndetse no mu mujyi wa Kigali. Turabasuhuje cyane kandi tubaha ikaze mu makuru yacu. Amakuru tubazaniye ni inkuru mbi yabereye mu karere ka Kanonyi, aho ikamyo yagonze bisi yari itwaye abanyeshuri, bamwe bagakomereka ndetse bikaba bivuga ko hari abamaze kwitaba Imana. Ikamyo yo mu bwoko bwa FUSO yagongeye mu murenge wa Rugarika mu karere ka Kanonyi. Bisi nto yiteguraga kujyana abana ku ishuri mu gitondo cya tariki ya 21 Gashyantare 2025. Iyi kamyo yavaga mu cyerekezo cya Muhanga ijya mu mujyi wa Kigali, yari itwaye imbaho. Yarenze uruhande rwayo isanga iyi bisi ihagaze mu cyapa hagerere mu kagari ka Sheri, aho yashyiragamo abanyeshuri, irayikubita yirenza umuhanda. Umuturage warara w'impanuka yabereye yabwiye ibitangazamakuru ati burya impanuka yabaye buratangaje kubera ko umushoferi utwara imodoka itwara abanyeshuri yari amaze gushyiramo abanyeshuri 13, arimo arabicaza neza. Nibwo iyi kamyo yavuye ruguru ku ruhande rwayo maze iraza igonga iyo modoka ihita irenza umuhanda. Iraguha yasobanuye ko uyu mushoferi yari afite mu ikamyo amacupa y'inzoga yo mu bwoko bwa rikeri, igihamya cy'uko yaratwaye imodoka yanasinze. Undi muturage usanzwe ukorera hafi y'aho impanuka yabereye yasobanuye ko impanuka imbangukira gutabara 5 zahise zihagera azitwara abakomeretse kugira ngo bitabweho n'abaganga. Uyu yagize ati imbangukira gutabara zirenga 5 zahise zihagera aho zatwaye abanyeshuri bakomeretse ndetse n'umushoferi witwaye yahise bamujyana kwa muganga. Umuvugizi w'ishami rya polisi rishinzwe umutekano mu muhanda SP Emmanuel Kayigi yatangarije ibitangazamakuru ko iyi mpanuka yabaye saa 12:15 z'igitondo kandi ko nta witabye Imana, gusa hari abarembye cyane. Yasobanuye ko abari muri iyo bisi bakomeretse harimo 5 bakomeretse cyane, bajyanwe mu bitaro bya Remera Rukoma, abandi bajyanwa muri CHK. Yagize ati kubw'amahirwe nta witabye Imana ariko harimo abakomeretse bikomeye bagera kuri 5. SP Kayigi yasobanuye ko impanuka yaturutse ku businzi bw'umushoferi w'ikamyo kuko nyuma yo kumupima ibisindisha byagaragaye ko mu maraso ye harimo ibiri mu gipimo cya dogere 400 kiri hejuru cyane, kuko ikiringaniye kiba kiri munsi ya dogere 80. Ati icyateye impanuka ni ukugenda nabi mu muhanda biturutse ku businzi, kuko umushoferi wari utwaye imodoka ya FUSO yarapakiye imbaho aho agera agata umuhanda akajya mu kindi gisate, nibyo yanyoye. Ni umunaniro, ni byinshi muri by'ukuri byateye no mpanuka. SP Kayigi yasabye abakoresha umuhanda kwirinda amakosa nk'ayakozwe n'umushoferi w'ikamyo, abakibuka ko atari bo nyine bakoresha umuhanda. Yanasabye abantu kujya bamenya ko umutekano uri mu nshingano zabo, bagatanga amakuru mu rwego rwo gukumira ibyaha. Umushoferi utwaye ikamyo ya FUSO afungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Runda mu karere ka Kanonyi mu gihe agikurikiranwa. Iyi mpanuka ikaba ibaye nyuma yaho n'ubundi mu minsi ishize hari imodoka yarenze umuhanda muri metero zirenga 800 mu murenge mu karere ka Rulindo ahazwi nko ku Kirenge, ndetse iyo mpanuka ikaba byaremejwe ko haguyemo abantu barenga 20. Na iyo mpanuka yaturutse mu kutubahiriza amategeko y'umuhanda ku mushoferi, aho yagiye kudepasa agahita abura feri cyangwa se ipine rikaba ryarese ritoboka agahita arenga umuhanda. Reka dukomeze kwihanganisha imiryango y'abari muri no mpanuka mu gihe tugiye gukusanya amakuru ngo tumenye ko hari waba yaguye muri iyo mpanuka. Njyewe nitwa The Fresh, tugushimira ko ukomeza kubana natwe umunsi ku munsi, kandi subscribe ibiganiro nk'ibi byo uzaza ubibona uko tubishyizeho. Wibuke ndetse no gukanda like ndetse unasharinge ibiganiro. Turabashimiye cyane.